Reka nongere ngusuhuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi ihangane, muri ubu buzima niko bigenda. Wowe icyo usabwa ni ugukora cyane, ukihatira gusenga, ukizera Imana, ubundi ibindi biba bizagenda neza. Abo ni abizera Imana ariko n'abatayizera, twizere ko ibyo bizera byose bituma bamera neza. Akaba ariyo mpamvu kuri iyi nshuro turi kumwe bagihumeka umwuka w'abazima. Uri mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali ndetse n'abadiaspora, mwese reka tubifurize gukomeza kumererwa neza ndetse kandi tubahe ikaze hano kuri Iris Rwanda TV. Ni Jean Bosco Abayisenga ugarutse, aho ngarutse kukubwira byinshi bitandukanye, by'umwihariko tugiye gutemberana igishanga cy'Urugezi. Aha ni mu karere ka Burera, maze uko uri kubibona ku mashusho, icyo ni igishanga nyine uri kugenda ubona ku mashusho, nicyo tugiye kugutembereza tukubwire byinshi bitandukanye kuri iki gishanga. Akarere ka Burera ni kamwe mu turere dutanu tugize intara y'Amajyaruguru, kakaba akarere k'ubukerarugendo, dore ko ari akarere gafite ibiyaga bibiri by'impanga birimo Burera ndetse na Ruhondo. Ni akarere gakoze kuri Parike Nasiyonali y'Ibirunga, kakaba gahana imbibi n'igihugu cya Uganda. Umunyamakuru wa Iris Rwanda TV yakoze urugendo rwo gusura aka karere, maze ahavana isura yihariye, dore ko yibanze ku gishanga cy'Urugezi, dore ko gikoze ku turere tubiri ari two Burera ndetse n'akarere ka Gicumbi. Ni igishanga kirimo kwitabwaho no kubungabunga umuryango witwa Wildlife Conservation, nk'uko uwitwa Munezero Jean Paul yabitangarije RBA mu nkuru bakoranye mu mwaka wa 2022. Ni mu masaha ya mu gitondo, Jean Paul arimo guha amabwiriza itsinda akuriye rishinzwe gucunga umutekano w'igishanga cy'Urugezi. Buri wese arerekeza aho yatumwe gukorera. Iri tsinda ry'abantu 54 rizwi nka Rangers ryatangiye muri 2017 kugira ngo ribungabunge iki kibaya gifite ubuso bugera kuri hegitari 6,700. Munezero avuga ko ryakemuye ibibazo bitandukanye birimo n'ibyo umutekano. Inyoni z'amoko atandukanye, zimwe zari zarahunze iki kibaya kubera kwigabizwa n'abaturage, ubu zaragarutse. Ibikorwa bigamije gusubizaho urusobe rw'ibinyabuzima nabyo birakomeje. Abatuye ndetse n'abagenda muri aka gace bavuga ko gutunganya igishanga cy'Urugezi bifite kinini bivuze mu rwego rwo kurengera ibidukikije no gukurura ba mukerarugendo. Kugeza ubu imisambi irimo inyoni nyinshi ziri muri iki kibaya. 1/4 cy'imisambi 1000 ibarurwa mu Rwanda yibera mu Rugezi. Ni ukuvuga 1/4 cy'imisambi 1000 ibarurwa mu Rwanda yose yibera muri uru Rugezi. Ibi byatumye umuryango nyarwanda ubungabunga ibinyabuzima by'agasozi, Rwanda Wildlife Conservation Association, ukomereza ibikorwa byawo muri iki kibaya. Dr Nsengimana Olivier ukuriye uyu muryango ashimangira ko ibikorwa nk'ibi byo kubungabunga ibidukikije bituma hari benshi barushaho kubona ibyo basura bidashingiye ku maparike gusa. Ikibaya cy'Urugezi gikura ku mirenge 6 y'akarere ka Burera ndetse n'imirenge 2 y'akarere ka Gicumbi. Minisita w'ibidukikije Dr Jeanne d'Arc Mujawamariya agaragaza ko ibyanya nk'ibi biri hirya no hino mu gihugu, kandi ku bufatanye bwa buri wese bukenewe, bukenewe mu nyungu zo kubungabunga ibinyabuzima birimo. Mu Rwanda habarurwa amaparike y'igihugu 4 asanzwe asurwa na ba mukerarugendo, ndetse kwiyongera kw'ibyanya nk'ibi bibereye ubukerarugendo biri mu byatuma ibice birimo rwose birushaho gusurwa ndetse no gutera imbere. Inyungu zituruka mu rwego rw'ubukerarugendo rwihariye 48% by'umusaruro mbumbe w'igihugu nazo zarushaho kuzamuka. Ni ukuvuga igihe nyine ibyanya nk'ibi ngibi byakomeza kubungwabungwa, ni ukuvuga nyine amafaranga yinjizwa avuye mu bukerarugendo nayo yakomeza kugenda azamuka umunsi ku munsi, dore ko igihugu cy'u Rwanda
Ni kimwe mu bihugu ni kimwe mu bihugu uwavuga ko gikungahaye ku bukerarugendo kubera ko ni kimwe mu bihugu muri Afurika gifite ibintu byinshi bishobora gusurwa by'umwihariko kandi ibikundwa, urugero nyine nka parike y'ibirunga, imisozi miremire ibereye rwose abashaka kuruhuka ndetse na bimwe mu biyaga bikundwa cyane, ibi ni bimwe mu bikurura ba mukerarugendo. Ibyanya nk'ibi rero nabyo by'umwihariko birimo nyine n'iki twahoze tugarukaho, iki nyine ndi kukubwira igishanga cy'Urugezi, iki nacyo ni kimwe mu byakurura ba mukerarugendo. Bavuga ko muri iyi minsi nyuma y'uko nyine uyu muryango nagarutseho haruguru umaze gufata iki cyanya cyangwa se nyine aka gace, uwavuga ko rwose byaba byaragenze neza ntabwo yaba abeshye. Nk'uko nabigarutseho haruguru mu mwaka w'ibihumbi 2022 abaturiye ikibaya cy'Urugezi mu turere twa Burera na Gicumbi bari bari gusaba ko cyatunganywa kuko byakongera umubare wa ba mukerarugendo basura intara y'Amajyaruguru kandi nabo bakungukira muri ibyo bikorwa. Nk'uko nabikubwiye nyine, itsinda ry'abantu 54 rizwi nka Rangers ryatangiye muri 2017 kugira ngo ribungabunge iki kibaya. Icyo gihe 2022 byari bitaratungana neza, ariko kugeza kuri iyi nshuro kuri iyi nshuro bikaba bimaze kugenda neza. Ibi rero bikaba bishimangira ko mu Rwanda nyuma y'ibikorwa bimwe na bimwe nagiye ngarukaho, iki nacyo uwavuga ko cyiyongereye mu bizajya byinjiriza akarere ka Burera ndetse n'akarere ka Gicumbi by'umwihariko intara y'Amajyaruguru muri rusange ntiyaba abeshye. Ndagira ngo nkumenyeshe ko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda intara y'Amajyaruguru ni imwe mu ntara ikurura ba mukerarugendo benshi bigendanye n'ibikorwa bihari, imisozi iyo ya Karisimbi ndetse n'ibirunga, nyine ibyo birunga nagiye ngarukaho bya Burera na Ruhondo nabyo byo muri aka karere, amahoteli meza by'umwihariko nyine biriya birunga n'ibindi bikorwa bikikije biriya birunga ni bimwe mu bintu uwavuga ko bikurura ba mukerarugendo cyane, uwavuga ko ni nabyo bintu biri mu bintu nka bitatu by'ingenzi igihugu gishobora gutekereza kikavuga kiti ibi nabyo nibyo bikurura ba mukerarugendo, kuko impamvu ushobora kubizanamo ni uko urugero nko muri ibyo birunga n'ubundi usibye kuba ari ikirunga hashobora kuba habamo ibindi bintu bishobora gukurura abantu, kuko nk'ibyo birunga byose hari parike yaho nyine haba, iyo parike niyo ikurura ba mukerarugendo kuko uribuka neza ko iyo tugeze mu gihe cyo kwita izina ni mu karere ka Musanze bibera, kubera ko ni hafi y'iyo parike nyine y'ibirunga ibamo inyamaswa nyinshi zikundwa na ba mukerarugendo. Uwavuga ko rero ari rwose intara y'Amajyaruguru kuri iyi nshuro ari kimwe mu gice cyangwa se kimwe mu bice mu gihugu gifite ibintu bikurura ba mukerarugendo ugereranyije n'ibindi bice, ntabwo yaba abeshye. Ntabwo twirengagije izindi ntara, ariko nyine ndagira ngo nkumenyeshe ko magingo aya intara y'Amajyaruguru iri ku mwanya wa mbere mu gukurura ba mukerarugendo. Reka nkumenyeshe kandi ko iyi ari Iris Rwanda TV umenyeraho byinshi bitandukanye, amakuru, ibiganiro bitandukanye n'ibindi byinshi, ibyo muri siporo, imyidagaduro, politike, inkuru z'urukundo, amadocumentary, byose nta handi ushobora kubisanga usibye hano kuri Iris Rwanda TV. Icyo uba usabwa nta kindi ni ugukora subscribe kugira ngo igihe icyo ari cyo cyose dutangaje amakuru cyangwa ibiganiro ujye uba uwa mbere kumenya icyo twatangaje.